Kansoke mbabuze ko mwenna abantu abekumira wano ku mukutu gw'Abavandimwe TV wetuyigira ebintu bingi ne tuyiga ennimi ze tutamanyi tuyigirizaawo olulimi olw'Oluganda. Omuntu yenna Omunyarwanda nga tamanyi lulimi olw'Oluganda oba Lunyankole aluyigira wano kweno channel ey'Abavandimwe TV. Kyova olaba nti leero nzizzemu eno style ey'okwogera lulimi Oluganda. Ekisooka nga mbabuuzaako mwenna abagoberera omukutu gwaffe guno. Mbanje mbasuhuza leero abantu mukurikirana iyi channel yacu y'Abavandimwe TV kandi nyine mbasobanurira ibintu twiga ahangaha kuri iyi channel twigishezaho ururimi rw'Ikigande ndetse n'urw'Ikinyankore. Niyo mpamvu mwumvishe nyine nje muri iyi style kugira ngo mtazavuga ibintu mbigisha ntabizi. Oya ndabizi. Abantu benshi mujya mwibaza nimba si ibintu mbigisha mbizi. Ndabizi mba nzi kubivuga ndetse umuntu wese ukurikira iyi channel kuba yiga runo rurimi rwose yigishwa n'umuntu uzi icyo yigisha. Ubwo rero ntukagira ikibazo ngo ururimi twigisha ntabwo turuzi cyangwa se muzatubaza ikibazo kibe cyatunanira. Oya, niyo mpamvu tubabwira ngo mujye muri comment mubaze kandi mukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujyane 5 kuri 5. Uyu munsi rero turagarutse nubwo twari tumaze iminsi dusa nk'abacecetse, turaje ngo twongere tubigishe irindi somo y'ururimi rw'Ikigande. Wowe ikintu tugusaba no gukora subscribe maze ubundi ukajya ukurikirana amasomo yacu. Hari interuro zigera nko muri 6 cyangwa se 7 tugiye kubanza kwigaho. Ushobora kuba warazumvisha ahantu ariko uko bazi kwigishije bikaba atari ko babivuga, reka wenda natwe tugira ikintu tubasobanuriraho, tugira ukuntu tubisobanura. Umunyarwanda aravuga ngo gusubiza message. Gusubiza message. Gusubiza message mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu Kigande baravuga ngo okwanukula obubaka. Okwanukula obubaka. Ubundi message cyangwa se ubutumwa bugufi cyangwa se ubutumwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda Umugande wabwita avuga ngo obubaka. Obubaka nibwo twita ubutumwa cyangwa se message. Obubaka iyo tuvuze message ubwo tuba tuvuze mu Cyongereza. Niyo mpamvu rero Umugande wavuga ngo obubaka. Niyo tuvuze message si Igifaransa. Ubutumwa nicyo Ikinyarwanda cyuzuye, ubutumwa bugufi bw'uko nguko. Okwanukula obubaka, gusubiza message cyangwa se gusubiza ubutumwa. Okwanukula obubaka. Umunyarwanda akongera akavuga ngo okuweereza obubaka. Umunyarwanda aravuga ngo kohereza message. Mujye mwihangana ubwo nyine ako kantu ntabwo kajya kaburamo. Ako ntabwo kajya kaburamo nyine. Kohereza message. Kohereza message. Ubwo ufite umuntu ugiye kohereza message ukavuga ngo kohereza message. Umugande waravuga ngo okuweereza obubaka. Kohereza message cyangwa se kohereza ubutumwa. Umugande aravuga ngo okuweereza obubaka. Okuweereza obubaka. Nzi ko tumaze kwiga ibintu byinshi kandi uko tuzajya tugenda twiga twiyongera kwiga niko tuzajya tugenda dufata buhoro buhoro. Okuweereza obubaka. Umunyarwanda akavuga ngo kwitaba telefone.
kwitaba telefone, kwitaba telefone. Umugande we aravuga ngo okukwata esimu, okukwata esimu, okukwata esimu, okukwata esimu, kwitaba telefone. Noneho umunyarwanda akongera akavuga ngo guhamagara kuri telefone, guhamagara kuri telefone, guhamagara kuri telefone. Umuganda we akavuga ngo okukuba esimu. Ubwo nyine ni kwa kundi nyine umunyarwanda avuga ngo gutelefona, gutelefona mu buryo bworoshye. Guhamagara kuri telefone nyine ubwo niko gutelefona, gutelefona mu buryo bworoshye bwiciyemo kabiri. Ubwo rero umuganda we aravuga ngo okukuba esimu, okukuba esimu, okukuba esimu, gutelefona. Mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ugutelefona. Umunyarwanda akongera akavuga ngo gutunganya amajwi, gutunganya amajwi, gutunganya amajwi. Umugande we aravuga ngo okutereza amaloboozi, okutereza amaloboozi. Ndagira ngo tujyane neza rwose ubivuge nk'uko ndi kubivuga. Okutereza amaloboozi. Mu Kinyarwanda gutunganya amajwi, gutunganya amajwi. Mu Kigande okutereza amaloboozi. Umunyarwanda akongera akavuga ngo kohereza amajwi, kohereza amajwi. Mu Kigande okuweereza amaloboozi, okuweereza amaloboozi cyangwa se okusindika amaloboozi. Ni ibintu bibiri ariko bikora ikintu kimwe. Ushatse wavuga ngo okuweereza amaloboozi, cyangwa se byakorohera ukongera ukavuga ngo okusindika amaloboozi. Uri kumva? Bangira ngo nkwigishe ururimi rw'Ikigande urufate ku buryo nyine nta kintu kizakurushya, ku buryo nta n'umuntu wakubeshya beshya. Ibintu byose ukaba ubizi, ku buryo n'umuntu aramutse akubajije ikintu runaka asanga nyine nawe ukizi, utari kwirirwa ujijinganya, utari kwirirwa mbega bikugora. Cyangwa se umuntu yavuga nk'ikintu uko wakize ukumva atari ko wiwe akivuze. Niyo mpamvu mba ngira ngo nanjye ibintu byose mbikubwire nk'uko nyine n'Abagande byose baba bakora iki, babivuga. Reka dukomeze n'isomo ryacu. Ensibuko ey'Omuganda. Inkomoko y'Umugande cyangwa se ijambo ngo inkomoko. Inkomoko mu rurimi rw'Ikigande baravuga ngo
ensibuko, ensibuko, inkomoko. Noneho inkomoko y'umugande, inkomoko y'umunyarwanda, inkomoko y'umuntu, ensibuko ey'omuganda, ensibuko ey'omunyarwanda, ensibuko ey'omuntu, ensibuko, ensibuko, ensibuko ey'embuzi, ensibuko, ensibuko, inkomoko. Nuko nguko babivuga, ensibuko, inkomoko, ensibuko, ensibuko, ngomba nako kugafata. Umunyarwanda akongera akavuga ngo guhagarara cyangwa se haguruka. Guhagarara, guhagarara, guhagarara mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo okuyimirira, okuyimirira, okuyimirira. Noneho guhaguruka, guhaguruka mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo okusituka, okusituka, situka, haguruka, situka, haguruka, guhaguruka, okusituka, guhagarara, okuyimirira. Biri kumvikana, guhagarara, okuyimirira, guhaguruka, okusituka. Kwicara mu rurimi rw'ikinyarwanda, kwicara mu kigande baravuga ngo okutuura, okutuura, kwicara, okutuura. Tuula wansi, icara hasi, tuula wansi, tuula wansi, icara hasi, okutuura. Aricaye, aricaye, atudde, oyo atudde, uwo aricaye, oyo atudde, aricaye, uwo aricaye, atudde. Uri kumva ukuntu urugande n'urunyarwanda biba bimeze. Niyo mpamvu natwe twahisemo kugira ngo tujye tukwigisha rwose ururimi rw'ikigande ku buryo uzarufata neza nawe ukamera nk'umugande. Uyu munsi rero niryo somo twari twaguteguriye, ubwo umuntu wabanye natwe kuva tugitangira akaba agejeje ku musozo. Ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze share, usharinge buno butumwa kuri buri muntu wese, kandi ntugende udakoze like. By the way, ntugende udakoze like, ugomba kurikinga video ku buryo nyine biragaragaza ko wayikunze kabisa. Mwari kumwe nanjye Theo MC. Imana igomeze kubandindira kandi ibahereze umugisha abantu mudukurikirana.